Rimwesuba nzuchko abantu baraza baransagarira bantu bagawe bagiko nigaga mu gatatu segonderi ndaye form 3 noneho harabigaga mu kane no mu gatandatu bale bagawari form abo bantu biga byiciro bose baba arasinya bantu babo bakiko abasandika ibizami bakagenda banasanga kuri iryo shuri usanga ku ishuri hano abari abiga barabizi ntabwo bakora na televiziyo aravuga ati urambwira icyo usigaje musore mugende bantu babo cero headmaster arashaka cyane gutane waje cyangwa se basagare ndabyibuka hari kwa juri murasi ni kutsama kwa gatondi biransya ikigonzo kaje utupanesho utireze kanihute probiti yageze saa 8 z'ijoro tagashika na 2 AM ndavuga ngo nigihe nani ngiye kubera kodera TV yarabona tika utitinaye bagiye muri mare yanjye banda Frank bina fara nafashe ko nagiraga ngo yanganaga nka gutya ndabane banganaga nkagira n'ikintu bita mu nca ndabane ni mastics mekana cyangwa chance ndeba muri zo ntwaro nari mfite saganaga ubona pasho gushaka baje fata mu nca badatora mu nca nari nagutse ndaga niyo mpamvu utanga ubuhamya gasberi ntabwo bicutere soni data kugira natwe ndashaka kumenya ubundi wowe wakijwe kuvuga utura kuva testimony ndikubwira icyo ukibuya kuko umwanya yarangishije gutsinjeso haleluya haleluya jewe mureba ini ndio unaona pepe jewe mureba ini ndio unaona pepe Haleluya. Haleluya. Abagabo bose bambaye ingofero. Barubere babo batopeka kwana. Niyo mpamvu utanga ubuhamya. Gasberi ntabwo bicutere soni. Data kugira natwe ndashaka kumenya ubundi wowe wakijwe kuvuga utura kuva testimony. Ndikubwira icyo ukibuya kuko umwanya yarangishije gutsinjeso haleluya haleluya jewe mureba ini ndio unaona pepe jewe mureba ini ndio unaona pepe nawe ko anakamata cyane yakuze bikikabuka kuwakuganye ni murebe testimony ntabwo twarataha ndagutega kuza ariko shinge kuri mu twari twese twahose asuburikiza lefese kalera cyose taibe kumviraga kamereza taifa manene kamereza kuzara kuyobora rero mutizika zero zatutungamirira kamere kuyobora nta kintu utinya kana ututungamirira ni wako hapana cyangwa cyo yanagira kumushinya ini ndaibe mu hano tsana igihe gito nabasha kurakara gito ngo bashobora yari kunatsana yari amasaha 28 24 hours naseka nkavuga ndisigatawe ndisigaseke naho ikinyagamenyo kagira ngo ni ikigaro cy'ikigonze n'amazina kugira ukivuga uti pamubita mbere wa mbere ushiri umunsi umwe ndi ku ishuri rimwesuba nzuchko abantu baraza baransagarira bantu bagawe bagiko nigaga mu gatatu segonderi ndaye form 3 noneho harabigaga mu kane no mu gatandatu bale bagawari form abo bantu biga byiciro bose baba arasinya bantu babo bakiko abasandika ibizami bakagenda banasanga kuri iryo shuri usanga ku ishuri hano abari abiga barabizi ntabwo bakora na televiziyo aravuga ati urambwira icyo usigaje musore mugende bantu babo cero headmaster arashaka cyane gutane waje cyangwa se basagare ndabyibuka hari kwa gatanu bantu bagomba kubirori n'abakiriya bose Friday kwa gatandatu yari Saturday isaha ya saa 7 yari Saturday ma 1 mbona barandenganyije bandabona uti bana bagutayira
bandenganya ari groupe y'abasore wajitanyira n'ishora muteye bakomana shusho nana bari bari muzi byo mukozi ngata musivyo shamayite twagiye kurya babona ibintu bisanzwe ngabo kiraze shaita basvayese umujiri murasi tsama kwa katodi biransya Ikigonzo mukanya wo gutipanisha ubutirezi reka nihute yageze saa 8 z'ijoro tagashika na 2 AM ndavuga ngo n'igihe nani ngiye kubera kodera ati narabona ati utikiranye bagiye muri mare yanjye banga frank madamina fara nafashe nagiraga ngo yanganaga nka gutya ndabanje bangaraga nkagira n'ikintu bita monca ndabanje lima sticks mekana cyangwa chance ndeba muri izo ntwaro nari mfite saganagaona pasho kushabela nasho fata monca ndatora monca nari nanutse ndagati ndaga amutata aho Germany ariko nari nanutse nari gatoya sidai gatitiki ariko umujinya wanjye asikutsana kwa wapima gatoni ngebi shingatini wa kandi ko narakaraga ndo kutsama kodai nagira imbaraga ayibandesi abagabo batabashaga no kufa yokuti even bamwe basabasoni batani daimoni nta muntu wamfataga ndaitwale dimoni kuti apana mwana fata moncaku saka ndatora moncaku 6 nari narabyize narabyitoshe ndakatoshiterera nacangaga moncaku n'uwima nayicanga ariko nacangaga moncaku ndaikwatisa kumikisa ma6 yayo ukagira ngo ni brusiri utovuga waitoka kuti pamwe ndi brusiri wakora madeka nikubitanga muhungu vandai yamurezwa kutwara mu wa kane mu wa gatandatu vanapinda majones barimo barabona vanaona vakatora nakukubitiye abantu ndakaruma saa 8 bamosheje saa ngahe saa 6 vakatadzira na 12 asi ndakanovana na 12 nakubise abantu mu wa kane ndakaruma vanhu 4 ujya mu wa gatatu ndakubita abasotwari intambara iravuka vakaita hondo barasohoka vabuda mutanyana njya kuryama vanabuda vanakorara ibamenye ibyo nabikoze nko mu isagonda izvo zvondakazviita paseke avuga ati ntawe unyinisereje zvikanga pana munhu waitaizvise baza muri protokoli yo mu wa gatatu vauya kufomupfereni ariko naryamye niteguye asi ndakatora ndakagadzirira baraje ndabacanira vakauya ndikavarova futi ndabacanira vakavarova nkoresha moca ndabacanira sangwaya ndikavarova barasohoka bariruka vabuda kuvatisi vuga ati serge rero gatunaniye yasechi zvatamutadza hari bene abo biga muri kino kigo pane hama dzavo dziri pachikoro tujye kubihimuraho takunoitaaunorizve baragenda barabakubita we barabakubita barangije abana bajya kubyutsa diregiteri apedza vakabvanomutsa edibasi ati baratwishe kazi taurawe bari kudukubita urova tuzi icyo bari kutusiza taroverwei diregiteri araza edibasi abvawe byagenze gute chikazi chichaitika serge yadukubise sejatirova maze twihamuye kuri bene wabo saka vatanorivenja kune masimba bwacyo bitwa ndavuga ati iyi kesi ntabwo nayishobora nk'umuyobozi mangwana needibasi vakati aizvo andingazvikwanisi nimugende kuri polisi endai kumapolisi mu gitondo azinduka ajya guhamagara polisi vanoredza mapolisi ahamagara polisi varedza mapolisi avuga ngo abo bantu barangana gute twabatwara muri pikapu zvinzi varivo vakawanda sei tikavaise kupika ati mirongo tuganyira nko muri 30 tikanzi varivo vanogona kusvika abakubiswe n'abakubitanye bose varohwa nevanova vacho babwire bizane n'amaguru tikanzi vaudze ati kuko nitukodesha imodoka tukaza kubifatira biraza kuba bibi zvishashata kuvatangana kugira tupanga twagenze n'amaguru kubva kutangana kusvika chipanga tikafamba turijyana mu nzira vatafamba netsoka tugeze nyine turabafunga turicara tasvika vatagara pasi turangije tagara pasi ati ibibazo byanyu ni ibihe tikanzi dambudziko reimberei ati ofisi ati yewe ati ukora uva mu rwabyibye parutivi rwangu nakubiswe ubona umutwe dore ari w'imori navugure munavuga byose munhu nemunhu achitaura zvayo ati none ningakoze ibyo ngibyo tikati yakanguva ati ni serije tikanzi ndiseji kubera ukuntu nari nanutse no kunangana lero lekuti dati mutete
nicaye mu ndaga jupeta saba no baraveshera bazaka ofisa yo kujebera beshera kujebera abapolisi barabwiye bavuga ati abapolisi bavuga ashike ijera nkawe yowe akakana nikakozi yowe urabesha impaka zibaho babatapitisa n'abagacana abandi twuhini wangwise bamushikanje mujyano ati rero ndazi shada ubu ngubu tugiye kubafunga shatabuda kuja takusunganya ati tugiye kubafunga shitabuda usunganya mwebwe babarenganyije imini bacanyiriwa ati mwigendere ndaye kutsiba abantu bafunze iminsi abantu barakindaga n'abarofa basuba 2 days mana tugire neza bari batiteresha ubu murabateje ndigati irambuzwa ndara ushinya nekurape kutsanga nahaniho kandi natwe twese bakugira kamere zacu kaifamba nekuchika kwenye mayedu kamere y'umushinya wene wifite abantu tugire neza winde kutsanga ushobora kuba wanakiriye umwami wakagamuchira Jesu kamara iminsi utavugisha asi umurage wait 2 days usikataurere base umwami aje wagenda komambo wagawe amene aho wajya apana bone ndashima imana ko haleluya ibi ndabivuga ko ari amateka umudisipeni uri mu rugendo ujya mu ijuru haleluya kamere zacu nibura kuchira kwenye mayedu twahindura mu mazima na kristo haleluya twabyumvise twahindura mu mazima ya kristo ubwo yasukaga nawe urahazi aho umwami ariko bene data reka mubwire ngo niba udafite kristo uri intumbi uri intumbi kana uine murumasa kupolisa muzi utuchitasi chejere kutomutse mudzine umwana ariko asi hari umuti haleluya ku murongo waho wa 10 bavuga verse 13 paroti ariko none kuko muri Kristo Yesu mwebwe abari kure kera mwigishwe hafi n'amaraso ya Kristo haleluya mwambere amashari amaraso ya Kristo oh haleluya haleluya twari mu birometero byinshi cyane Yesu aradukurura aratuzana Paulo abwiraga Efeso haleluya twari tuziganira hari ibyo wakoraga nawe uzi ariko iyo ugihagaze mu mwami shima Imana tena mali haleluya 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 ariko asi munyumvire burya rero biterere ijambo ry'Imana shobora mali riratangaje rero shaka nyumvire ngo mwibuke ko 12 mwibuke ko icyo gihe mwari kuba izo bakaya musina Kristo mutandukanijwe n'ubwisirayeli bakabuje b'Abayisirayeli muri abashitsi ku masezerano ibyasezeranijwe ari nta byiringiro mufite ibizaba ahubwo mwari muri mu isi mudafite imana rurema ntabwo ufite imana rurema niba udafite Kristo unabari musikikana usina Kristo mugati bako ndababwira rege kuti agiye twiyorohereza tumengo tunobo shiritsira twese ngo turabana ariko reka kire asiriga ise mumusira turi abantu b'Imana turi abantu bari disho twese n'ibyaremwe cyose n'ejo cyagasigwa n'abantu ariko hari n'abana shakare bari po barabana abamweremeye baramvuma bakamugamukira abo bahawe ububasha ibabo bakatubasima bwo kwitwa abana b'Imana bamari tugenda turi ubwoko bubiri cyangwa budasa turofamba turi bari ubimenye n'ubwiyorohereze wagira ngo nanjye umwana w'Imana jamais niba utaraciye Yesu kabazira ugamukira Yesu baramwakiriye asigaye ugamukira Yesu abo bamwemeye avuga bafata umwami n'umukiza yabahaye ububasha bwo kwitwa abana b'Imana isumba byose haleluya twarabashitsi
tayibaye abashitsi asitayibaye kudeshibikira mani tugire neza mani batitwe abashitsi tayibaye muri umunsi w'abashitsi baracyari yasibaye bachitoripo ariko ibaze kuba umushitsi ku bintu byasezeranijwe bizaba amasezerano byasezeranijwe nta byiringiro by'ibizaba ufite uri mu isi udafite imana bigana ni ikibazo iramuze ntabwo ushobora kubyumva sinzi oh haleluya tudafite imana umuntu udafite agakiza bene data nababwire ko agakiza niba yari umuntu tujye tubibwira bene data tubibabwire ibyo birasharira biranababaza ariko ntitubivuga kuko ni ubuntu ibitandukanye na kurusana dukora uvana kirimura kwa munera mugenzi yakoza tuyivanye n'icatsi mafaranga igihe azajya kwiyoganiza uvuga ati nagiye hariya abazi mafaranga muri blowebodi azajya kugaruka agenda zikubisa ahangaha zizabizanye zashize Imana tugire neza agakiza ntabwo ari uko tukavuge uko kari intumbi ni intumbi umuntu muzima ni umuntu muzima nta yesu ufite uri intumbi nta byiringiro mu masenga twari abashitsi dutandukanye n'abisirayeli amasezerano twari abashitsi tubyasezeranijwe uva ku bwayo mugabane ku bamwemeye haleluya haleluya kamabwira abashitsi regari kubutse ibaye umushyitsi rero muyeni hari ibintu atamenya byo mu rugo bane jasigasiye ntuza mu rugo iwanjye kana ukabona papa kubera ko uri umushyitsi uturi mwezi uzicara muri salo cyangwa karantani nuhasanga hari umu-anti utameze neza ntabwo kirazabwira ari bitari umushyitsi turakomanga iyo wicaye ni mu rugo ufite ukihereza ukica akanyota kubera ko utari umushyitsi haleluya no munsi y'Imana kubera data haleluya hari n'abashyitsi badashikira ndabivuze racyari abashyitsi tugire neza icyamukaba ku bushyitsi byasezeranijwe reka nari mu gitondo dufite abashyitsi kuko twicaye twese hano ntabwo twese tujya kwigarura cyose atende Paulo komini turijyaho nimusubiza twese gutya cyose turenda Paulo komini turenda bashumba bari kuyaboneka mu ringana rityo impamvu ni iyihe impamvu ni iyihe fata ubushyitsi mwene data yesu yaravuze ngo mujye mubikora ariko iyo kigeze ugakuzi kuri umushyitsi byasezeranije ubivuzeho abagiye ubwira umuntu ati se wakwiyakirisha ngo banzira kandi aho byerekeza aho byerekeza se ni hehe webwe turi mu rugendo rw'umusiyone haleluya visheni amasobanurire visheni ntabwo ari agakiza nta nubwo ejo muri visheni batanga agakiza agakiza ugahabwa na yesu wakubaye ariko iyo uje muri visheni uyakiza barakuyobora mwene data wayobye baba gufiteho uburenganzira bakakuyobora kubera ko uri umwana w'itorero utari umushyitsi nibakura
kwigaro bazakubaza Kana bakagushaya bashiranga ro. ariko uri umushyitsi Afika na uri. uri umushyitsi No mugara uri. natwe twahoze turi abashyitsi Yakujinesi. byasezeranyijwe Aye, zibanda zirapikiwa. ndetse n'ibizaba Yesu wowe nta nosiyo dufiteho yasiraga na rusibo. kandi nta n'imana rurema Uye, Yesu namari. nta mana rurema turi mu isi na twari turi mu isi n'amana Ayiro kuyika sisama wewe. muve mu bushyitsi Ngati ikawishi. muve mu bushyitsi muve mu bushyitsi muze mugana itorero vision ntabwo ari agakiza ntabwo haboneka agakiza ariko ni ikigo ubasha kujya mu by'agakiza haleluya ubasha kujya mu ijuru haleluya yesu ashimwe Yesu atera. muracyamunsi Mujurire. ibintu bijya bisharira ariko nyine Nubwo waba asi. ni iby'ubu Yesu mani. twabiherera ubuntu Yesu biba free. mujye mureka tubwire abantu Areka iti kupei free. haleluya Hallelujah. haleluya Hallelujah. iyo umaze kwakira umwami Kana bakachirama. oh haleluya Hallelujah. muzi ko ari ibintu byoroshye Mais zero tishuje nyore. abavuga ngo a simple drinking water Azi shingori nyore zo wabura. ngo muri hano uri hano uba ntabwo duce no ku byaha byawe Erai atito nabaze ko. ariko navuga ngo buriya ngo nimvuga ngo baranywa Bamwana bataze bikatoba. uzaba upfukama uzabivuga ku gasozi Uchara bavuga basi mwezi wao uzotora paje. umva ukora induru Utaura uchikabiri. uvuga ati uwumva afashe ijambo ry'Imana naze tumusenge Abantu bishobora kuyatura bati. twagiye mu byuma dufatirwa turavuga ngo nari umusambanyi nari igisambo nari umurwanyi bitera ariko ibyo byose agakiza haleluya oh haleluya reka njye ku bantu bafite agakiza abantu batari impumyi nanjye ndimo nari intumwa ariko singirira nari intumwa singirira kuko yesu yangiriye neza ndiho navuye mu nda ya mama kubera kristo ndi muzima kandi nzapfa rimwe ntabwo nzapfa kabiri abantu badafite yesu bapfuye rimwe bahagaze tubabona batwaye amamodoka tubabona baduha amafaranga bazapfa bajya no mu irimbikana natwe tuzahambwa ariko napfa ubundi kugira ngo mushyikire neza Efeso 6 umurongo wa 10 kugera kuri 18 bavuga ibyo gutwara intwaro z'Imana haleluya ariko nyanezezwa n'ijambo rimwe ijambo agakiza arimuzi gutwara abanyamahanga ntabwo twari twemera agakiza munyemere mbabwira Bibiliya izizandikwa nta rurimi rwo muri Afurika na rumwe rwanditswe muri Bibiliya rwakoresheje kwandika Bibiliya nagerageje gusoma wamushije azawugenda Bibiliya yari iri mu Giheburayo yari iri mu Kiroma yari iri mu Gitaliyani n'izindi ndimi za bamwe abazungu nyine twebwe bazaga badusobanurira ariko kubera amaraso Imana Yesu aravuga ati fata Bibiliya mu Giswahili fata Bibiliya mu Kinyarwanda mu Kirundi mu Gishona oh haleluya kugira ngo tujye dusoma twumve haleluya 17 mwakira agakiza kare ingofero oh haleluya haleluya
Haleluya. Haleluya. Kubera ko bandikaga mu ndimi z'amahanga. Gutuma yora ndutsinze kwaho. Muzi ko abazungu murazaye gutuma ngo kandi niba bizinesi bavuye muri Amerika. Kandi no shukana gutira abakwane. Hari ingofero bita iy'imbeho. Hari ingofero y'izuba. Hari ingofero y'ubwirinzi. Hakaba n'ingofero bambara bari mu nganda. Ibisobanuro birenze bitanu. Kandi noneho twebwe kubera ko nyine twasigaye inyuma mu ndimi n'ibiki. Niyo mpamvu baravuga ngo mwakira agakiza kabe ingofero. Ariko mwene data nagira ngo umunsi wabari gusobanura ingofero yavugwaga ari iyihe. Kubera ko twebwe baradusemuriye ariko urebye muri Bibiliya y'abazungu ntabwo bashyiramo ya yindi y'imbeho, ntabwo bashyiramo ya yindi y'izuba, bakoresha ijambo ryitwa helmet. Abakobwa bafite Bibiliya y'icyongereza badusome nta muntu ufite Bibiliya y'icyongereza. Chapter 6, verse 17. Ephesians chapter 6. Ephesians chapter 6. Verse 17a only. Verse 17. Yes. And take the helmet of salvation. Amen. That's it. Thank you, Papa. And take the helmet of salvation. And take the helmet of salvation. Noneho rero kubera twebwe babisobanuye nagira ngo umunsi mbere ingofero bivugwa n'ibintu original. Haleluya. Abagabo bose bambaye ingofero. Abamureba abantu n'ikirura abantu. Abagabo bose bambaye ingofero. Mu Gishona, mu Giswahili, mu Kinyarwanda, bavuga ingofero n'ibiri. Ariko ingofero bavugaga ni ibene hasi. Mu Cyongereza navanzemo cape. That's the cape ariko kitwa n'ingofero. Bavuze helmet. Nawe njye nafashe ntabwo kuri umugabo yombi. Gitandukanye n'igihe nambikira ibintu. Bivuze ngo ikirere. Uri mugabo umuyaguje. Arabanza afungure abivanemo none agakiza twamenye bene data. Haleluya. Aratuvunnye isi iraryoha twarayiyambuye nguko yavuze ngo mwakire ingofero n'agakiza. Kwambara ingofero ntibyoroshye. Ibyiza byayo sinabisobanura nigeze nabivuga igihe kimwe mvuga ku ntwaro z'Imana. Ariko ikindi gihe nzabivugaho mu buryo burambuye. Uyu muntu ari protege. Haleluya. Niyo dufite agakiza. Haleluya. Uri muri mwanya mwagira mu maso. Ifumbire ryamugeraho.
kona asimu akarwane muserebana ariko uyu bamutera anakwasonora pakuchipatara ashobora kujya kwa muganga kuvura ariko ashobora kukomeretsa umuntu kanawa tanabuze kuva kwa musoro amahirwe yo kubaho abari make niyo mpamvu rero abera n'Imana satani akajya kwirukankaho atugasomyambi bakamusonga rero kikagera n'umuntu w'Imana asingubanye yarawurinze ati nubwo ndi muri ibi nubwo ndi kubicamo ariko nzabyuka. Haleluya! Abafite Yesu, haleluya! Reka mbabwire abamenye Yesu bagasiba Yesu. Kuna kati mmoja huko Kongo. Pale mimi mwatu kuterasi. Ni historia. Ino ndo. Guru. Ya Mama mmoja akasema. Mama mtawa wakati. Mimi hawajirani wananisoea. Wajirani watu. Anzi mimi wananipigia wananipigia watoto. Wangu Kama wanakosa au hawana. Wajirani wangu. Nasikia tu kelele kutokea kwa ile nyumba. Kila wakati ni kelele tunasikia. Watoto yangu wakienda kuchezea kule, inakuwa ni shida. Hata mama moja akachoka. Akasema bana nisoea vibaya. Ni kwa juu mimi na wokovu. Kwa juu mimi na wokovu. Wanazania kama sina mikono.